Komera. Yego. Kama ya minsi myinshi. Ya minsi myinshi. Ni fresh na. Ariko mahuri warabuze. Aya nakaro kubura amana. None ko wabuze cyane amafaranga arabura n'abantu bakarose. Uzanye n'inkokora mu maso. Ariko ndimwe. Amenyo yabaye menshi. Uguze ko mbona amenyo yabaye 90 sha uri kuryuduye. Sawa toreka ari ubukene ko kubura amafaranga. Nari mufite ariko n'amakuru hano hirya hari akazi bari gutanga. Ndabura se sha. Ingegera zigeze zubakara. Kabereza icyubaka cyamanye cyambwiraga ngo nicyo kizi ibintu by'ibyubaka. Ntabwo byumvikana kanze mamagara imbwa nayo ngo nikarangwa ingira hano kiriri. Aro? Wagicucu ariko uko ni kuvugana n'umuntu yegera. Nje ndibaza iyo umuntu aguhereje amafaranga abakubwiye ngo ugende ukine n'icyubakwa cye. Wagicucu ari amafaranga ruzi ko ari ay'abana b'imfubyi. Iyo nkubwiye ngo ugende ushyiraho kurotire imbwa zitazongera gusimbuka zigwamo uba uri ufite ubwenge. None reba umwaka urashize ngo umaze gushyiraho ngo dupande dutatu nakubwiye dupande 40. Wayagenda jya ugabanya ariko iyo utekereje urababara sha. Waya genda nta n'impamvu wakagombye kuba. Minisoni sha. Sigorji ariko kanze ntekereza kandi gatego kugira ngo atazagira indi ngegera izangiye kumbera manager ikaba yampemukira nayo bene akagenda. Umuntu muhereza icyubakwa nk'iki ngiki narangiza kuri ubugoryi ariko amahirwe ye uziko imboga zibona abana. Umuntu ndamukijije iminota 2 anyibagirwa ariko ikintu ngomba gukora ngiye kwigira umuntu w'umukene hanyuma noneho mbatega udutega abantu bose bagiye kuza kwa kazi kambanze nanga itangazo ariko kambatega umutego ndebe nimba ndaza kubona umumanager muzima hanyuma noneho nihindura umukene ngende nicare ku nzira aka kantu kankavuga nkakira mu bikorwa ntabwo biraguma gutyo cyane ko no kuba ingegera byambera nubwo bita amafaranga. Okay sawa abatekerezo ni ntangegera nimuzongera kumenyera aho nabahaye butamwa bakishiriraho ngenda sha ntabwo byumvikana pe ntabwo byumvikana. Bruh. Bona no bikorwa bigezeho reka nze ndebe yuko baca ariko yagucya n'imyicaro y'ababoss. Okay mbitse phone nyuma y'iminota 5 ndakeka abakozi barabaje kunsaba akazi. Sono kandi neza baturage bose bo mu mudugudu wa Rugeme mwese muramenyeshwa ko hano turi gutanga akazi ku manager ahangaha kwa Mufandi mugomba kuhagera mwese mukabona akazi mwese mfuza akazi ku manager mbaye neza zuko kazi nakaburara mushaka akazi murebe ko byacamo amayi ngokozi ntabwo nakabura pe ntabwo nakabura rwose itangazo mbonye by'akazi ntabwo ngomba gukabura muri iyi minsi maze iminsi nta mafaranga mfite pe ntabwo akazi nakabura none se umuntu aragiye abimbwa bigicucu kubera kubura amafaranga niyo mpamvu ugiye kugenda niyo birasaba iki ndagikora ariko akazi ndakabona da ko bimeze. Salama. Salama bro.
Mabeba ndakubona Hako warabuze. Uri kuma muremure. Mani bistangiye ko. Bayi uri gusomba ibinja. Ewana kabisa. Nuno dukizere kurya wowe. Ewana bro azaje sekunde wowe. Ahubwo rero turi kwihuta ngufitiye inkuru ishyushye. Mbaza ngo ni iyi. Yuti ni iyi. Hano hirya bari gutanga akazi keza cyane. Reka je. Akazi ko manager no ntago ari byo terura amabuye terura amabuye yede cyangwa igikarani nibyo ku managinga abayede. Reka je nanjye ubundi akazi kanje nibyo rero narimvuye kuzana udukoresho nukunyera ukazana mashini na CV yawe ukaza ukabashyira bikahita birangira. Reka ndabona muri ifaza. Ni mashini urabona nibyo narinje kuzana nyine. Ni mashini n'utundi dukoresho turi gusaba. Ogenda uzane mashini na CV nyine n'imyirondoro byose uzane hano hirya kwa mufandi. Base wakeneye kubizi ko ntigeze nkana. Mabeba mwana nyaruka ndi kwihuta wakihuze ko barakaguha kuko ntabwo nigeze nkanagira mu ishuri. Ariko se nanubwo utakandagiye mu ishuri se nanubwo wakandagiye mu kibuti cy'inkwavu cyangwa mu kiraro cy'inka. Kwakandagira se bivuze mwana kugenda ukamera nk'umuntu Mabeba mwana wakihuze ko ndi kwihuta ko hari utuntu narinjanye wanyarutse ko nkurabuye ko. Ako n'ubundi genda nikatiye hara. Genda uzane izo nkayo nako genda uzane ibyo bintu nyine ngubwiye uze tujye. Ariko se wamanje kumva ibyo nkubwira mwana. None ko ndi kwihuta ubwo turabigenza. None reka ngiye manze nikurukire ibindi turibuze. Guruka ibyo guruka mariko nyine ntugaruka wambaye bote. Okay akira nkutemo gitano nabi ubwo turagamba. Utebo kandi ndi kwihuta. Turi kumwe kabisa. Bruh. Komera. Yego. Mama ya minsi myinshi. Wa minsi myinshi. None se ko bimeze bite? Ni fresh nayo. Ariko mahuri warabuze. Aya nagaruka bura mwana. None se ko wabuze cyane umuwoya garabura n'abantu bakarose. Uzanye n'inkokora mu maso. Ntacyo mwari ibintu amenyo yabaye menshi ubwo se ko mbona amenyo yabaye 90 sha uri kurya udusha wabyore ko uri gukenera kubura amafaranga nari mufite ariko n'amakuru hano hirya hari akazi bari gutanga ndabura se sha no nagaruva ngo ni iby'ubuyede ngo cyane ni manager yaka nari nakiyambe nubwo kibura uwaneye ku ruhande cyo waneye mu murima w'abandi nibyo babashinze cyane ndabishoboye urabizi ndabishoboye ibintu cyo gukontorora abayede ndabishoboye urarana namenya amakuru ko wagiye kwituma ipari muri ya marushanwa wituma gutera Onyine gira vuga ko turi kore cyangwa uko mbwira mwana reka ibintu by'amagambo akenewe mashini na CV yawe n'iby'imyirondoro ukazukabona akazi rwose gira vuga mwana ngende kwihuta naringi ahubwo se ko mbona aho wicaye wahasizera cyangwa cyore mwana ndabona ngabo no se nabwirwa n'icyo wawe wowe nyine nano hirya kwa wa mufanda ariko naguhaze kuri mufanda arahi mu general wano hirya ni uri gutanga akazi gusa mbabara wihute pe ntabwo bari sabiti ngo ni mashini n'ibiki mashini nyine na mashini yawe urabona birakura mashini na CV byose bikaba birarangiye rwose babarira ihute mwana utabura akazi mwana wa mama atabure kumbesha ari isura yatangiye kwanga mwana ubwo nyine tukugira guca kumbesha nari ndabaye n'umuntu yego nari itangazo ngakazi nari narakenye diploma yanjye yarabaye nk'igipapuro cy'ubutaka manager sawa si ibintu bisabwa ko umuntu atabishyizeho ra manze mbyumve mashini nabyo biruzuye narebe abo kajya kubishaka mwamenyerana bari gutanga akazira ndi hano hirya murakoze cyane chef mister n'aya mafaranga ahari n'aya mafaranga amaye egoko amafaranga kandi egoko turi kumwara urakoze urakoze mister mamaye ko nakemye warakemye ubwo uzakira mama jya gushaka ikiyeda hari burangerega ngo iyo ukoze amafaranga araza maye ni mazimazi ubu umuntu yabaje mu kazi akahita hakura n'ibihumbi mufasha njye iyo toragura se ubona ko hari ayo matayi tegereza akazi sha tube tukwihoreye wowe uri mu mutego
ntabwo menya ahantu bari gutanga akazi kwa wa mufande. Hehe. Hano kuri uyu mufande. Sawa urakoze. Mister. Amafaranga. Ngo nkwa amafaranga. 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 Mister. Mufashe. Mufashe. Ibiceri iri kubona birimo n'ibyase nkani n'ahakiri. Aya yari ayanjye. Umwana wari buze kugatsindira pe. Uyu mwana wo kumanager ndabuze. Sha ugira umutima ukunda nubwo uri ndyaryamo gake wenda akaguha. Nari kanze hasi abantu cyangwa Mujene nawe waje gushaka akazi se? Isegonda kiri kuva. Ese waje kunsuhuza. No utambira ko nawe uje hano gushaka akazi. Ese hano so bari gutanga akazi kwa mufande. Wama byose ninde waguhamagaye? Aha. None se nawe waje gushaka akazi? Utambwira ko uzije mu by'akazi ntabwo byakunda. Reka twicare nawe tuganire. Uticarana nanjye ukansurira wamba bari ukavana. Nari wese none aya mafaranga. Ufite n'ibihumbi se. Twicarane. Hari cyane hano nkwereke. Hano nkwereke. Gatsuhuza abatsuhuza. Komera cyane. Ariko nyanyuba kuko akazi duva. None nakubazara niwe bari gutanga akazi hano wafanga ni bari kwa fanda ni hari nta kibazo uko ngiriyo ndeba ukuntu bimeze. Mister. Yewe Amafaranga. gushaka iyo mikino mujya muyigabanya kandi namwe muba muri no kwibasha ubu se mwabajura. Umuntu ufite amafaranga muri iki gihe sha. Nagara yanyu. Nagara yanyu. Wabona ni nanjye yatawisha. Siko bya bintu. Wabona ni njye utaye amafaranga rwose. Atambutse arago. Shaka. Mister. Yego. Mwamfashije. Tufashe sha. Ndashonje. Wambwiye ngo aya mafaranga uri kujyana gwese. Kasha mwawe abateka miti. Ubu se mwabajura. Simwe bajura. Oya mugabo ndashonje. Simwe bajura sha. Mugabo ndashonje. Wabona ari nawe wari ugiye no kuyanyiba. Namwe se mwahita muza abana. Uyu nguyu usa n'ari gushaka akazi. Mbonye ikintu kimeze nk'amahero mbona kinziriza ngo kize. Ahubwo se bimeze bite? Ntabwo baraza nyine turacyamutegereje. Bazazanye ya mikino yawe. Nose uyu muvandimwe ukubona yaje hano. Mabwama bwazanye ya mikino yawe. Umukorani ukubona yaje hano gusa. Erega amahuri nakubwiye ngo icara hano nkwereke. Icara gutegereza akazi. Tubiganireho umuntu ategereza n'akazi amahanga. Akazi karaboneka. Iyi mbwa n'akazi irabona njye nabibonye. Iyi mbwa n'akazi barayibona. Ariko se nanone nk'amasaha 3 yose maze hano uyu muhungu akigera hano yanukaga amabyi n'amatoto avuye mu bintu by'amafumbire hafi aho n'akazi baramuha ko bamuha ubwo twebwe n'akanjye nawe rwose akazi turakabona rwose kuwahene bimeze bite akizegera zabaye muza mbona umurabihora ngo ntayabona nakagiki Gusa ubu nkuru rwamenye utamba ariko se ubundi bine anamajwe mu mwamesha anamajwe ahubwo se simbona amamabe bahageze amaye cyamaye nk'abana none no yageze ndagaza none se amaye aba bakapo komera cyane dore tugize ikibazo gikomeye meze nk'ikiboyoma ubu iki ni iki dusanze hanga ubundi yabibwiwe n'iki ko hari akazi man ahubwo se nguye ninde wabimubwiye kukubaza ninde wabikubwira muri kumwe kandi ndebera icucu nakazi kirabona rwose oya bro uyu munega twakagombye gushaka ukuntu twamwera imina tukamukura mu nzira ariko hano hari akazi abantu ntiwamenye uburyo babimenye ubu umuntu yabimenye oya mwe muri kibundi manze mbabaze mwati
habaye isayo ry'amata. baraza guhitamo abantu babiri barabona akazi cyangwa umwe Reka batatu baba bafite ikintu baragendera umwana witera amahane menshi cyane ubwo se ari njye bagahaye nk'iniga mwabintu. ari bagahaye ariko nanjye buri bose dushobora kuba tuziranye abona ari nanjye ahereyeho muziranye hari buriya nigeze guhura nawe buriya munsi undi vangara guhagaze mwahuye uvuye kumwitumira ariko nta impamvu yo kukanyima si ubu ubona bandebye ubona nadakwiriye ubwenjeniyeri ubwenjeniyeri akazi ntabwo ahubwo ndabona hagomeje gutinda rwose sinzi ukuntu amasaha yose ni amasaha ahubwo ni n'ikibazo gikomeye cyane kubona umaze amasaha atatu tutarajya kwituma ni ikibazo gikomeye cyane ubwo se ndahavana atanane shaka hano uba wituma nyine ariko bose naza mu murabure mari mutata mwiji ye turamubwira ko hari undi muntu ugiye gushaka ariko se mani mwana muceceke mani mwagiye mu basire mukareka kuganira ibintu by'amabye mani mabwizo stile zawe none reka amabyi ni ikintu gikomeye cyane oya rwose njye ni butora mujye mu mbabare mukabona unya hafi kajye kubavuga ku mitima yakabaye ariko kuba ku mabye ze saha amabyereka twangataga amabyi bite ko mwatera urusaku hano ni kwa base ni kwa banyakozi bose ni sawa kwibaza tuje gushaka akazi namwe itangazo mwaribonye naribonye kuri phone nanjye yagumye riri kwihuta ku mbuga ryanyuzeho ese mugabanye urusaku mureke kumera nk'amadeba ari mu buso ubundi mwe muzabasha akazi shaka gerageza uvuge neza rwose twebwe tuje gushaka akazi duha akazi uri kunyigisha uko bavuga uyu mubwira nabi ariko udatuma aha hantu kwima akazi kandi wari kukabona ubu bari nakabonye nabura mugende mwamubwira ukumva ibintu nasizeho bisabwa murabibyujuje mwese sinuza se ngo nagomba kuba ngo n'amabote ngo n'igare wakongeho ngo wavuze ngo iyo umuntu yujuje amabote yujuje igare n'ibisarubeti hari umunani na yani victim amazi iriya ko byahengamye si ibyo ngibyo si iyo gahunda harira si ikintu nashaka kuma mwujuje ni ubwenge ubwenge burahari maze uyu mutwe ubusurande mbona nikoreye mwivugira hamwe mushaka ko mwitwaje uyu munsi ni ubwenge kuruta uko mwaza mwitwaje umunwa munini uyu munsi umuntu urazana umunwa munini nta kazi abona yego ubwo se umunwa munini ushaka kuvuga umunwa ungana wowe waciye he njyewe nanyuze ku kagarira nanyuze ku kagari wowe wanyuze he shaka harya ndi kuza ntabwo wamboye bariya ku muhanda wowe wanyuze he nanyuze hariya nakibonye hara ubundi uyu munsi nashakaga abantu bane nkaza guhitamo umuntu umwe niwe ndaha akazi ntabwo ari mwese ndaha kuvuga ngo mu bantu yewe nashakaga ko agomba kuza abantu bane mu bantu bane nkatoranyamo umuntu umwe none ndi kubona muri batatu kandi agomba kuza umwe muramurindira rero mabyi yagiye kwituma maze ubu twishingiye mabyo wagiye kunya ibyarimo twebwe turabizi hajya agiye kunya turamutegereza ntabwo nategereza amabyara bagiye gukora iki aho sha mufite ubwenge seri kuba wenda tubinyujije mu rundi bakwita nde sha yewe bakwita nde banyita mama wowe ntabwo ari ngombwa kumenya izina ryanjye numa akazi bakwita nde sha banyita bavugirisha okay buri wese niyisuzume atekereza ari kuzi mu kazi umuntu yahuye nawe nta muntu w'umusabirizi mwahuye nta muhasabiriza wahuye nawe hari uruhungu nahabonye rw'urutuntu narubonye ariko ibyo ngibyo ntibindeba rwose nta muntu wansabye uruhungu nabonye se hari uruhungu nabonye namubonye nanjye namubonye cy'urutwe kin'igitwi kimeze ukuntu mba n'isura itari wari ufite ibisatsi byinshi umva sha ndakwirukanye wowe genda nta kazi yogenda n'akazi ugomba kubona hanyuma ukanye ndagiye ariko wabaye wowe naringize ngo waragiye nagize ngo nakwirukanye watashye wageze wanyu waryamye ari njye wabarangiye nkababwira ati hari akazi genda nkwirukanye mu bambere rero ihute ndetse nakoze iki genda wowe wavuyemo hasigaye mwebwe babiri ndashakaga abantu bane ariko mwebwe babiri basigaye ngiye gutoranya mu umwe dushobora kuba turi amanyamahirwe nicyo ushatse kuvuga umuntu wamufashije cyangwa wamufashije nta n'uwo nahuye nawe njyewe nawe caho ugenda ariko se mwamaye akazi ngenda rwose caho ugenda ariko